Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi nyine bisaba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora, aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni inkuru ikaba kandi n'itangazo nyine ryazindutse ritangazwa n'itsinda Vestine na Dorcas. Baritangaje rero ku muyoboro wabo wa Instagram cyangwa se nyine ku rukuta rwabo rwa Instagram, aho rero ari itangazo rivuga ko batagikorana na MI Empire. Ibi babigarutseho mu rurimi rw'icyongereza, ari nayo mpamvu rero ngira ngo tubanze tubisesengureho cyangwa se tubigenekereze mu rurimi rw'ikinyarwanda icyo bishatse kuvuga. Ni press release cyangwa se nyine itangazo rigenewe abanyamakuru, aho Vestine na Dorcas batangaje ko bahagaritse ubufatanye bari bafitanye na MI Empire. Bagize bati nyuma yo gutekereza no kubisuzuma neza, itsinda Vestine na Dorcas bafashe umwanzuro wo guhagarika ku mugaragaro ubufatanye bari bafitanye na MI Empire guhera aka kanya. Mbere ya byose bashimiye cyane MI Empire ku ruhare yagize mu rugendo rwabo. Bavuze kandi ko mu ntangiriro MI Empire yabizeye igashora imbaraga mu nzozi zabo ndetse ikanabayobora nyine mu gihe bari babikeneye cyane. Bavuze ko MI Empire yababereye nk'umubyeyi mu rugendo rwabo, bigisha, ibarinda ndetse ikanabafasha kuba abahanzi n'abantu bo muri uyu munsi, cyangwa se nyine yabagize abahanzi bakomeye kugeza amagingo aya. Bavuze ko bazahora bishimira urukundo, inkunga n'amahirwe bahawe. Itsinda kandi banavuze ko uyu mwanzuro batari bawufashe cyangwa se batawufashe bihuse, bishimira ibyo bagezeho bafatanyije na MI Empire ndetse n'ibyiza biva mu rugendo bagiranye. Ariko ubu babona ko igihe kigeze kugira ngo bakomeze urugendo rwabo bigenga, bakurikije icyerekezo n'indangagaciro n'ejo hazaza. Bifuza rero kubaka urugendo rwabo bwabo bonyine, cyangwa se nyine ubwabo batari kumwe ni MI Empire cyangwa se MI Empire yahoze nyine ibafasha umunsi ku wundi. Bashimiye kandi ikipe yose ya MI Empire, bayifuriza gukomeza gutsinda mu bikorwa byayo byose. No kuvuga nyine timu yababaye hafi, haba kwandika indirimbo, gukora audio, kujya muri studio, gucuranga se, gufata amashusho, byose rero byari timu nini ya MI Empire yababaye hafi. Kandi namwe mwagiye mubibona ubwo bagendaga kuri seti, bakoraga uko bashoboye kugira ngo byose bibashe kugenda neza. Ku bafana no kubabakurikira babashimiye barabanye nabo muri uru rugendo rwose. Bavuze ko urukundo n'icyizere babagaragarije bivuze byinshi kuri bo. Bavuze ko atari iherezo ahubwo ari intangiriro y'igice gishya, kandi ko bishimiye ibigiye kuza imbere. Dore ko nyine iri tsinda bakunda no kuririmba mu ndirimbo yabo ati iri ntago ari iherezo ahubwo ni intangiriro. Basoje bavuga bati Imana ibaha umugisha. Iri tsinda Vestine na Dorcas kuri ubu ngubu rero nk'uko mumaze kubyumva ibikubiye mu itangazo, ntabwo bazongera gukorana na Irene, ndetse akaba rero banabishyizeho umucyo bakabishyiraho n'umukono. Gusa hari ibintu byinshi rero bishobora kuba iri tsinda Vestine na Dorcas bafashe uyu mwanzuro igitaraganya, kandi ari nayo mpamvu nza kugusaba rero ko waguma hafi yacu cyangwa se y'umuyoboro wacu, kugira ngo tuze kubikugezaho mu buryo bujyanye n'ubusesenguzi cyangwa se mu buryo twitondeye. Turabanza tugerageze kuvugana nabo cyangwa se dushaka amakuru yihariye kugira ngo tuze kubikugezaho 5 kuri 5. Ntabwo turi buze kwita ko tubivuga muri iki kiganiro, ariko mu kindi gikurikira ndizera uza kubasha gusobanukirwa nyirizina icyatumye iri tsinda Vestine na Dorcas bafata umwanzuro uyu nguyu, dore ko bawufashe nta zindi nkuru zivuzwe hagati y'umubano wabo, ibivuga ibi n'ibi. Murabyibuka ko muri 2021 rero iri tsinda Vestine na Dorcas bari bigeze rero gutandukana na Emirene igihe gito cyangwa se amasaha make, ariko nyine hakaza kubaho ubwumvikane barongera barasubirana. Muribuka ko icyari cyabiteye ari umuyoboro wa YouTube, ndetse abangaba bakaba baragiranye n'amasezerano, ariko akaba atari amasezerano bagiranye rero y'imyaka nyine igera kuri 5 cyangwa se imyaka yose yarishize, ahubwo hari amasezerano bari bagiranye y'imyaka. Tuza kugaruka nyine mu kiganiro, nabyo biri mu biza gutuma iri tsinda Vestine na Dorcas bafashe umwanzuro nk'uyu nguyu. Hari abakomeje kwibaza bati ese iri tsinda Vestine na Dorcas baba babitewe n'uko Irene yaba agiye gushaka, cyangwa se Vestine akaba yibereye muri Vancouver batabona uko bakora shooting,
hakaba habayeho rero agatotsi ko kuvuga bati reka natwe twigenge tuzajye dusohora indirimbo mu gihe tubishakiye. Cyane nk'abandi baramyi ko basanzwe babikora, basanzwe bakorana nk'amagurupe wenda nka Big Claver na Dorcas cyangwa se James na Daniella, urabazi cyane ko n'abantu badakunda gusora ariko iyo bagerageje gusora ubona ko nyine ari ibintu baba bahaye umwanya. Hari ibyo tuza kubikugezaho cyangwa se kuguhereza ukuri, ariyo mpamvu rero ngusaba rero kuza kubana natwe. Gusa rero niba utarakanda subscribe nagusaba kuyikanda kugira ngo nyine byose byiza birano bye bikugeraho 5/5. Jye mwabanye Nyitsa Wakanda, ndabashimiye.